amazina yiswe n'ababyeyi be ni Ellen Gould Hammond. Yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 26 Ugushyingo mu mwaka w'1827. Yaje kwitaba Imana ku itariki 16 Nyakanga mu mwaka w'1915. Uyu nguyu nyuma yaje kumenyekana ku izina rya Ellen White kubera ko yashakanye na James Springer White, byatumye yitwa Ellen White, bituma amenyekana kuri ako kazina ka White agakuye ku izina ry'umugabo we. Izina rye Gould rikunze kwandikwa rihinnye bakandika Ellen G. White, ndetse no ku bitabo bye byinshi niyo mazina ariho. Yavukiye rimwe n'impanga ye Elizabeth M. Banks, bakaba barabyawe na Robert ndetse na Eunice Hammond. Ellen rero Hammond yamenyanye na James Springer White mu mwaka w'1845. Baje gushakana mu mwaka w'1846. James yamukundiye ko yari umuntu wiyeguriye Yesu kandi akabona yari umuntu uvugana n'Imana by'ukuri. James na Ellen babyaye abana 4 b'abahungu, ariko 2 nibo babashije gukura kubera ko umwe yapfuye afite amezi 3, undi afite imyaka 16. Ellen rero Hammond niwe ufatwa nk'inkomoko y'itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi, kuko niwe wadukanye inyigisho za Kidive cyangwa se inyigisho za Kidiventisti zamamazaga isabato, Sabbatarianism. Kubera rero ibitabo bya Ellen G. White yanditse n'uburyo yamamaye cyane mu kwigisha inyigisho za Kidiventisti, Smithsonian Magazine yaje kumushyira mu bantu 100 batazibagirana mu mateka y'ibihe byose ya Amerika. Uyu mugore rero amateka agaragaza ko yagize amayerekwa 200 yerekeye ibizaba mu isi. Aya mayerekwa rero yemejwe n'Abadiventisti ba mbere, kandi n'ubu ngubu yemerwa n'Abadiventisti ku isi yose, ndetse bemeza ko ubuhanuzi bwe buhamanya n'ukuri kugaragara by'umwihariko mu gitabo cy'Ibyahishuwe, kimwe mu bitabo bikubiyemo ubuhanuzi bwo kurangira ku isi no kugaruka k'Umwami Yesu Kristo, nk'uko Abakristo babyizera. Mu mahame agenga iri torero harimo ihame rivuga ko imwe mu mpano za Mwuka Wera ziranga itorero ryasigaye ari ubuhanuzi, bakongeraho ko ubwo buhanuzi bwagaragarijwe mu nyigisho za Ellen G. White nk'intumwa y'Imana. Inyigisho za Ellen zagiye ziteza impaka mu bihe byinshi, kuko yandikanaga umwuka wo kunenga no gutunga urutoki Kiliziya Gatolika n'inyigisho zayo. Urusobe rw'izo nyandiko rero ziswe Great Controversy Theme, wabyita ko ari n'insanganyamatsiko y'ivuguruza rikomeye. Byose byagarukaga ku bugorozi bwagororaga ibyo yerekanaga byagoretswe na Kiliziya Gatolika. Muri urwo rusobe rw'izi nyandiko harimo kimwe mu bitabo bye byamenyekanye cyane ku isi, aricyo yise The Great Controversy. Nawe niba uri umukunzi w'ibitabo, iki gitabo uzagishaka. Mu Kinyarwanda cyitwa Intambara Ikomeye. Iri jambo intambara riba rishaka kwerekana intambara, kutumvikana, kuvuguruzanya biri hagati ya Kristo na Satani. Mu mwaka w'1858 nibwo yagize iyerekwa ngo ryamusabye kwandika igitabo cy'Intambara Ikomeye. Icyo gihe ngo yeretswe Yesu n'abamarayika barwana intambara ikomeye na Satani n'abadayimoni. Intego nyamukuru y'iyo ntambara yari yo kwegukana umuntu. Ubwo Ellen yari afite imyaka 9 y'amavuko, yakubiswe ibuye mu gahanga ubwo yari agiye ku ishuri. Iryo buye ngo ryaramukomerekeje ku buryo yarinze asaza akivuga ko aricyo gihe yagize ububabare mu gihe cyose yamaze kuri iyi si. Gusa ariko nubwo iryo buye ryamubabaje cyane, nyuma ngo yaje gusanga ari ryo ryabaye intandaro yo kuba yariyeguriye Yesu akamuhanga amaso. Impamvu Ellen yemeje ko igikomere yatewe no gukubitwa ibuye aricyo cyamuyoboye kuri Yesu, nuko akimara gukubitwa iryo buye nta kindi yari agishoboye gukora, kuko ngo yari arwaye cyane agera kure, bituma yumva ko nta wundi muntu wamukiza ubwo bubabare uretse Yesu. Hanyuma ubwo yari afite imyaka 12 yari akirembye, ababyeyi be ngo bamujyanye mu materaniro y'Abamethodist, yagombaga kumara igihe kinini
icyo gihe ngo ageze muri ayo materaniro nibwo yabonekewe n'Imana iramuganiriza mu iyerekwa maze imusezeranya kuzamuha amahoro. Nyuma yaje kujya mu materaniro yabwirijwemo n'umugabo w'umugorozi witwaga William Miller. Uyu ari no mu bitabo bya Ellen White. Muri ayo materaniro rero nibwo yumvishe mu mutima we ijwi rimubwira ko ari umunyabyaha kandi natihana azapfana ibyaha akabura ubugingo buhoraho. Kuva icyo gihe rero ngo yamaze amezi menshi yarabuze amahwemo mu mutima kubera ijwi rimusaba gukorera Imana. Hanyuma ku itariki 26 Kamena mwaka w'1842 yiyegurira Yesu, abatizwa mu mazi menshi na John Hobart, maze asigara ategereje ko Yesu azaza akamujyana. Icyo gihe ngo yahise abona amahoro yo mu mutima atari yarigeze agira kuva avutse. Gukurikiza inyigisho za William Miller byatumye umuryango we wose uva mu itorero ry'Abamethodist bayoboka inyigisho za William Miller, wari waratangije ibihe by'ivugurura n'ubugorozi. Yakunze rero kwandika atanga inama z'ukuntu itorero rikwiye kwitwara mu bihe by'imperuka, kandi akavuga ko kwizera nyakuri kugomba gushingira ku mucyo mushya Imana yerekanye. Mu bihe bye yagiriye inama abantu zo gutungwa n'ibiribwa by'umwimerere, bagakunda imboga n'imbuto, bagakunda amazi kandi bakirinda itabi. Icyo gihe yavugaga kwirinda itabi, kandi muri ibyo bihe abaganga ntabwo bari buzanyaga. Abaganga ntabwo bari baragakoze ubushakashatsi ngo bagaragaze uburyo itabi ritera kanseri, ariko Ellen we yabujije abantu itabi muri biriya bihe bye. Ellen G. White ni nyirakuruza w'Abadiventiste wabyawe n'ibibwirizwa by'umugorozi w'umunyamerika William Miller byari bishingiye mu buhanuzi bw'ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Nyuma y'uko umugabo wapfuye mu mwaka w'1881, Ellen White yakomeje imirimo y'iyobokamana, apfa mu mwaka w'1915 ashyingurwa iruhande rw'umugabo we muri leta ya Michigan. Aha aba bombi bashyinguwe ndetse n'aho bari batuye ubu ngubu hafatwa nk'ahantu Abadiventiste bakorera ubukerarugendo bw'iyobokamana bakamenya byinshi ku mukurambere wabo. Uyu mugore udasanzwe rero niwe tugiye kugaruka mu ijambo ryahindura ubuzima ry'uyu munsi. Yigeze kuvuga ijambo rikomeye ngo ni amayobera uburyo ubwenge bwerekanwa n'inyamaswa nyinshi zitabasha kuvuga bwegereye cyane ubwenge bw'abantu. Inyamaswa zirabona, zikumva, zigakunda ndetse nazo zigatinya kubabara. Aravuga ngo ahantu inyamaswa zitandukaniye n'abantu nuko zo zikoresha ingingo zazo mu budahemuka kuruta uko abantu benshi babikora. Zigaragaza impuhwe n'ubwuzu kuri ingenzi zazo kuruta uko abantu babikora. Zerekana urukundo kuba zishinzwe nta buryarya kuruta kure uko abantu bamwe na bamwe babikora. Niyo mpamvu hari umuhanga wavuze ngo mu biremwa byose bibaho ikigira uburyarya n'umuntu. Niyo mpamvu hari n'undi muhanga wigeze kuvuga ngo uzatinya umuntu ushobora kukugirira nabi ahaze. Umuntu ashobora kukwica kandi afite byose. Nta nyamaswa burya ipfa kwica indi itabitewe n'inzara. Ikindi uretse umuntu n'ingurube, nta kindi kiremwa cyatinyuka kwica kigenzi cyacyo bituruka mu muryango umwe. Hari n'uwatinyutse aravuga ati inyamaswa mbi n'umuntu. Ellen G. White yavuze irindi jambo rikomeye ngo ibyago nagize igihe kimwe nabifashe nk'ububabare bukabije bugoye kwihanganira, ariko nyuma nasanze ari umugisha udasanzwe. Byabaye intandaro yo gusakaza ibyishimo ku isi, byabaye inzira yatumye nerekeza amaso yanjye kuri Yesu. Simba naramenye Kristo Yesu iyo hataza kubaho ububabare. Ubwo bubabare nabugize nyiri umwana bwatumye njya kumushakiraho gukira n'ihumure. Ni bya bindi mbabwira ngo ibyo wita akababaro uyu munsi bishobora kukuviramo ibyishimo bikomeye ukumirwa. Hari ubwo ibyo wita ko bishimishije none bishobora kukubera ibyago by'ejo hazaza. Ibikubaho byose munsi y'ijuru ntawamenya. Ntawamenya niba ari ibyago cyangwa ari amahirwe. Tujye twirinda kwishima ngo turenze urugero kubera ko ntawamenya. Tujye twirinda kubabara ngo duhereyo kubera ko ntawamenya. Ellen yaravuze ngo dukeneye kugira ibyiringiro bike ku byo abantu bashobora gukora, ahubwo kwizera kwacu kose tukagushyira ku by'Imana ishobora gukora.
aranavuga ngo shyira impano zawe zose Imana yaguhaye ku murimo, ahasigaye usaba ubwenge n'ubushobozi witurize urebe ibikubaho. Witega ibintu binini rwose. Burya Imana ikunda abakozi, izaguha amayeri yose n'ububasha bwo gukora ibintu bikomeye. Yavuze irindi jambo rikomeye ngo uko ubyizera niko bikugendekera. Nubyizera bizagenda nk'uko wabyizeye, nutabyizera nabyo nuko ntabwo bizakunda. Aravuga nk'uko umuhinzi abiba yizeye ko azasarura bikazabaho koko, ni nako nawe buri kimwe cyose kizakugendekera uko wacyizeye. Kuri Ellen, umugabo nyawe isi ikeneye ni wa mugabo utagurwa cyangwa ngo agurishwe, ni wa mugabo udategekwa n'amafaranga, ahubwo ni wa mugabo utegeka amafaranga. Umugabo w'inyangamugayo imbere n'inyuma, umugabo utagira ubwoba bwo kuvuga icyaha mu mazina yacyo, ni wa mugabo uzahagarara ku kuri kabone n'ubwo ijuru ryamanuka. Yaravuze ngo ninde mugabo ufite umutima w'ubumuntu wigeze yita ku matungo yo mu rugo? Iyo witegereje ku maso y'ayo matungo ubona neza uburyo huzuyemo icyizere, huzuyemo urukundo, huzuyemo urugwiro, huzuyemo impuhwe n'ubudahemuka. Uwo mugabo koko yatinyuka agafata icyuma agasogota icyo kiremwa agamije kukirya? Uwo mugabo nta mutima w'umuntu agira. Ni gute warya ikiremwa cy'ikinyempuhwe kuriya, ukarya inyama zacyo nk'uyongobeza ikintu kiryoshye cyane? Kuri Ellen, ibi bintu byo kwica inyamaswa n'amatungo tukabirya ntabwo yabyemeraga. Hanyuma Ellen yaravuze ngo Satani yashyize ubuyobe mu madini, ahindura isura nyayo y'Imana. Abantu bizera Imana batayikunze, ahubwo ari ukuyitinya. Aho kuyifata nk'Imana y'urukundo, bayifata nk'Imana iteye ubwoba, Imana irimbura, ishishimura, Imana irakara n'ibindi, Imana ifuha, ihora abana gukiranirwa kwa base, Imana yica n'ibindi byinshi bitinyitse. Kuri Ellen ubwo ni ubuyobe. Ellen yaravuze ngo Data wo mu ijuru afite inzira igihumbi zo kuduha ibyo dukeneye. Inzira z'Imana zirenga igihumbi, ujye ubiha igihe gusa, igihe kizabisobanura. Ni bya bindi babwira ngo isi nikwereka impamvu 100 zo kurira, uzayisubize ko ufite impamvu 1000 zo guseka. Ellen yaravuze ngo nubura ijuru uzaba ubuze byose, nubona ijuru uzaba ubonye byose. Bitabujije ko hari n'abandi bahakana ijuru, bakavuga ko ubuzima ubayeho ku isi bushobora kukubera ijuru cyangwa bukakubera ikuzimu. Ellen yaravuze ngo nta mwitozo ngororamubiri n'umwe ushobora kuruta uwo kugenda n'amaguru. Bituma umuvuduko w'amaraso ugenda neza, ni umuti mwiza ku mubiri urwaye, ni n'urukingo ku mubiri utararwara. Ingingo zose z'umubiri ziba ziri gukora iyo uri kugenda n'amaguru. Yaranavuze ngo guhangayika n'impumyi kubera ko bidashobora kubona ejo hazaza. Niyo mpamvu uyu munsi ushobora kuba wumva isi ikurangiriyeho, ukanatekereza kuba wakwiyahura, ariko ejo akaba ari wowe muntu wa mbere wishimiye isi. Yashimangiye rya jambo rigira riti tuzamurwa no kuzamura abandi. Aranavuga ngo icyampa ukamenya ko buri mwanya wose ubonye ari zahabu. Buri munsi wose burya ni umunsi mukuru. Buri kanya kose ubonye gafite agaciro gakomeye. Nta gihe nyacyo uzabona kitari uyu munsi, nta gihe cya zahabu uzabona kitari uyu munsi, nta n'umunsi mukuru uzabona uruta none. Ishimire buri munsi nk'aho ari wo wa nyuma, kubera ko hari igihe bizabimamo. Buri kanya kose ubonye ni zahabu. Aranavuga ngo wibuke ko utazigera ugera ku rwego rwo hejuru kurenza uko wowe ubwawe wabyishyizemo. Ntushobora kurenga uko ubitekereza, ntabwo bibaho. Niyo mpamvu rero kuruta ni ubuntu, utekereza binini. Hanyuma mu magambo yose Ellen G. White yavuze, nasoreza kuri iri ngiri. Yaravuze ngo ubutunzi bwose bw'isi ntabwo bufite agaciro gahagije kugira ngo bubashe gucungura umuntu urimbuka.